Iyi ni inkuru yacu nshyashya yitwa Njye Nurukundo. Ikaba ari inkuru igizwe n'uduce 14. Mu cyongereza ikaba ifite episode 14. Turabasaba ko muzajya muyikurikirana kuri DaduTube kugira ngo mujye mubona video yayo tushyizeho, mukande subscribe ku buto y'umutuku, munakande ku ningiri kugira ngo mujye mubona notification y'iyi nkuru. Mbibutsa ko iyi nkuru ari Njye Nurukundo. Iyi akaba ari episode ya mbere. Ni mu ijoro turumva ijwi ry'umusore ryuzuye agahinda rivuga riti, ni wowe ungenza gutya, ndashaka kukubona ntibishoboke, nifuza kenshi kugufata nkwitura inabi wangiriye, byaranze, inkuru yanjye nawe ni iy'agahinda gusa, wantwaye byose unsigira ishavu, nasigaranye umutima wapfuye, uhora wifuza urupfu. Rukundo kuki wanjemo, uzi kuzambabaza, kubera iki? Ijwi rirangiza ryitse imitima cyane. Muri iryo joro mu muhanda, mama Amani w'urukara, umugore muremure, afashe ifoto yataye umutwe, agenda yereka buri muntu wese yinjire mu tubari, ashakisha bose bamuhakanire ko uwo muntu uri ku ifoto batamuzi, batigeze banamubona. Akomeza kuzenguruka umuhanda, ahure na Kamariza nawe afite ifoto yananiwe. Bombi bahuza amaso bariruhutsa. Kamariza ati, mama, dukora iki? Mama Amani yitegereze ifoto n'agahinda ati, uyu mwana amaze kunsaza, ubu se yagiye? Atekereza akanya gato, akore mu mufuka akuremo telefone. Ati, reka tubwire Amani, wenda aradufasha. Kamariza abyemera akoresheje umutwe. Mama Amani yahamagaye umuhungu we Amani amubwira ko Mugwiza yongeye kubura, ko yamushakishije impande zose akaba yamubuze. Amani yamusabye gutaha kuko bwari bwije, amusezeranya ko aramushaka kandi akamubona. Baratashye, Amani ava ku kazi. Amani yashakishirije ahantu hose aho yaba akeka ko abura. Ahindura icyerekezo yihebye, afata inzira ijya ku Kivu. Ahageze yakirwa n'amacupa menshi yashizemo inzoga. Buri uko ateye intambwe agatoragura icupa. Akayaga nako kari karimo gahuha kavanze n'ubukonje. Akebutse imbere yahabona ishati y'umweru, arayitoragura abonamo ibyangombwa bya Mugwiza. Amani agira ubwoba bwinshi, atangira guhamagara ati, Mugwiza, mwana wa mama uri? Agenda akurikiye icyerekezo cy'amacupa, abona umuntu utera intambwe yegera mu mazi. Amani yagiye yirukanka asanga ni murumuna we, aramukurura amuvana mu mazi aramucyura. Bwakeye mu gitondo mama Amani arangije guteka ibyo kurya, abijyaniye Mugwiza mu cyumba cye asanga ntawe urimo. Biramushobera, yahise ajya kureba Amani mu busitani aho yakoreraga siporo, aramubwira ati, rangiza ibyo urimo, yongeye kubura. Amani atereka icyuma yari arimo aterura, yivugisha ati, ubu se kandi yagiye, ajye mu nzu yihuta. Muri icyo gitondo mu irimbi, Mugwiza aryamye hagati y'imva ebyiri ziriho amafoto y'abakobwa, afashe icupa ry'inzoga. Agahinda ari kose ku maso ye. Abasirikare babiri bari bavuye kuri patrouille bamubone. Umwe agenda amusanganira ati, niko wagihunguwe, wagarutse hano? Mugwiza amuhereza icupa ry'inzoga. Umusirikare amwenyure, amuterura amujyane mu ihema ryabo. Umusirikare amaze kumwicaza ati, sinakubujije kugaruka hano, uzumva ryari? Umusirikare wa kabiri aza azanye ibikombe bibiri birimo igikoma. Abaza Mugwiza ati, ngaho mbwira, kuki uhora kwa ziriya mva? Mugwiza ugiye gusoma ku icupa bararimwaka. Mugwiza abitegereza ati, mume ku icupa mbone kubabwira impamvu. Umusirikare amwenyura ati, tubwire, ninumva bifatika ndariguha kandi ugiza buri munsi. Mugwiza yiruhutse, atangiye n'ijwi rituje ati, ubundi kera nari impumyi, nta kintu nabonaga uretse umwijima, nagendaga bamfashe akaboko mfite n'inkoni. Abasirikare amatsiko abice. Umwe ati, none se ko mbona ureba, byagenze gute? Ati, mpereza icyaka kiranyishe. Bamuha icupa asomeho. Amatsiko ari menshi kuri bo. Undi musirikare ati, tubwire byagenze bite? Mugwiza amarira amuzenga mu maso, ijwi ryuzuye agahinda ati, kera nari impumyi,
Iyi mbibutsa ko ari Njye Nurukundo, akaba ari aha episode ya mbere irangiriye, basaba ko mukora subscribe, mwayikunze mwayisangiza n'abandi ku bantu bakunda inkuru z'urukundo. Uyu mwari muri kumwe ni Hands, iyi yari DaduTube.